abakristo bose bizera Imana bakunda kuvuga ngo Imana ihinduye amateka, abantu bahindura amagambo. Nibyo pe, aka kanya ngiye kubabwira ibitangaza byabaye kuri Amonse. Ese yewe mukristo wari uzi ko Amonse ariwe wakiriye amategeko 10 y'Imana mu gihe yari ari ku musozi wa Sinayi gusenga? Ibi bisobanuye iki koko? Iyi Imana yagutoranyije, abantu bose barakugarukira, yaba ari inshuti cyangwa se abavandimwe bakwanze. Ikindi kandi impamvu Imana yahaye Amonse amategeko 10 ni ukugira ngo buri kiremwa cyose kiyakurikize kugira ngo kirinde ibyaha. Itegeko rya mbere riravuga ngo urajya usenga Imana imwe gusa, azaba ariyo ukunda gusa. Ni byiza disi. Andi mategeko nayakurikira yose mugomba kuyakurikiza abakristo kugira ngo twongere ubumana mu bitekerezo byacu ndetse n'intekerezo tuba dufite. Ikindi gitangaza cyabaye kuri Amonse ni igihe yarayoboye Abayisiraheli aho bari bafite inyota, maze Uwiteka aha Amonse ubushobozi akubita inkoni ku rutare, maze urwo rutare ruvamo isoko, Abayisiraheli banywa amazi maze inyota irashira. Mbega ibitangaza byiza. Ikindi gitangaza cyabaye kuri Amonse ni igihe bari bagiye kumbuka inyanja itukura, maze nta nzira ihari. Amonse Imana imuha ububasha bwo gushinga inkoni mu mazi, habonekamo inzira kabuhariwe, maze Abayisiraheli barambuka. Imana ntabwo ihemuka, iyo yizera ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu aka kanya tugiye kuvuga ku ba wise men cyangwa se abafilozofian kabuhariwe bahora bavuga ngo se Imana ibitangaza ikora koko, ninde mwana w'umuntu wabikora? Niyo mpamvu dukwiye kuyisenga ibihe byose. Kandi mu ndimi z'amahanga baravuga ngo we have learned that everything is blessed for those who love God. If you believe God, all something was possible. Ibihe byose. Amonse yizeye Imana kandi arayikunda ibihe byose, maze Imana imuha ubushobozi ndetse n'imbaraga zo gukora ibintu bihambaye. Imana ni nziza ibihe byose. Yemwe bakristo rero murakoze cyane kumva iki kiganiro, mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Jean Dodier. Ese muvandimwe, reba ko wakoze subscribe, share ndetse na comment, tuzakomeze mu bindi biganiro bihambaye kandi byiza. Mbaye mbashimiye. Imana ibaha umugisha kandi igomeze ibarwirize ibyo mwifuza. Ariko muri make mbere yuko ndangiza, nimureke tumere nka Amonse. Imana iduha ubushobozi buhambaye ndetse n'ububasha mu gihe tuyizera bishoboka. Ntawayisenza Imana ngo uzakorwa n'isoni habe na gato. Ikindi kandi udakwiye kwibagirwa, isezerano ry'Imana riratinda ntirihera, iyo rije aba ari ibisubizo byinshi. Yewe mukristo rero mureke tumere nka Amonse, duhabwe ububasha ndetse n'imbaraga zihambaye. Ntawayisenze uzakorwa n'isoni. Murakoze cyane. Imana ibishimire kandi ikomeze ibabwirize mu byo mukora byose. Murakoze.